akazi ashobora kuba yarabonye gukora birenze kuririmba uwo nguwo ari kuvuga bakajya bashyushya abantu indirimbo zanjye zarazimye bimutwaye iki ariko munsi hari we niwe bigitwaye ahubwo se ari kubitwibutsa ngo bidufashe iki ko tubizi amajina nubwo wazimye indirimbo nzizanjye ahubwo se yaririmbye izihe ngo duteze ibintu uzi igihe yancira intege uzi igihe yancira intege kereka mbwenge inkoko zawe zose zapfuye kandi ntabwo yaba aguciye amaboko nahita ngura izindi ariko bano bantu nk'aba baduca intege mu buzima nta muntu wanca intege kuko nta n'izindi nahagaze ukuntu wara mu mitwe abantu birirwa baririmba indirimbo zawe zanze kubava mu mitwe ntabwo zava mu mitwe ego mbata Jude Black yo twakwakiriye none umuntu witwa Amaji ni umuntu wanjye ni umuntu wanjye warabizi ntago ari ibintu we mubwira ndabibwira mwebwe muri hano kuri pano impamvu ni umuntu uzi kureba isi aho yerekeza akareba n'ibintu aho biri muri ino minsi uduhungu turi kuririmba twinshi n'udukobwa yaricaye ati sasa akajya mba umukobwa n'umuhungu reka mba umugabo yemen ntakoza mbata reka mba umugabo aremera mu mugabo niyo mpamvu ngewe Amaji mukurikira nkamufana umugabo aba ari umugabo nta mugabo gore ubaho never ntago bikunda rwose emera strago zawe zose uzirye ibintu byose bikugereho ariko uba umugabo wuzuye uri furu igihe kizagera hagakenerwa umugabo nyamugabo jewe ngomba kuba ndi umugabo ako kantu mbata murakoze wakayotse gute nuko uvuga ngo nsinziriye urugero uri umwe mu bantu banumiraga mu bitaramo byawe tuwamaga 100,000 ubu ngubu udutureye mfite hano dukubye bya bitaramo wamaye nk'inshuro 10 cyane rwose wabyumvise hari ukujya muri ibyo bintu ukanasemera n'abapaparazi urabizi ukuntu babaga bameze oya nose 100,000 byo warabihakuraga warabihasigaga ahubwo ko warije ngenda byibuka neza hari igihe nigeze kuguha amafaranga igihe wambwiraga ngo tekereza kuba wamaye akazi ukambwira ngo umusanga urasiga kana ibyo bintu oya ndabyibuka ari igihe nigeze kuguha amafaranga nzi neza ko fagitire yawe iri hejuru y'ayo mafaranga utwaye bibaho natwereka byagiye bitubaho kenshi mbata uribuka turi Butare muri kaminuza muri Hiyasi na Filipita urabyibuka ndabyibuka twari turi muri SFH bose buratwahembwaga ngahe ni HF urabyibuka ni HF ushaka kundongorera umugore byanze uraza urambwira ngo ni wishyurira undi mwana atahe urabyibuka yitwaga umwana nta n'amafaranga ufite no kumutegera byakubanya insazi ibyo nkubwira ahubwo se mbata ko bayaguteye ku munwa ubundi bimeze bite kwe umuntu yarihinze biranga asanga ari kwihiringa ku mwana n'undi usanzwe afite uko yipanze none abonye byanze arambwira twicaye twese hamwe twicaye ngo mbata ngo genda wishyure undi mwana ngo atahe ngo yarambiwe mwana ugomba kwishyura yose ko batubwiye ngo bagiye gukora icyo bita ngo check out batanga ibyumba yari kuvamo gututisha mbata mbata mwihorera mbata akunda abayamutera ku munwa ntabwo asabizi mbata ari igisambo
mbata ari igisambo se mbata ni umuntu ufite ibintu biri seriye akaba yarabigize komedi kugira ngo igisebo kitamufata. Naragufashe mbata. Ntabwo wanjyanye muri stade ejo bundi kuririmba. Ntabwo uri nimba ushinzwe ikipe yitwa nguki AS Kigali. None se umuntu w'ikigoryi ajya mu ikipe akayikusha byihoreye mbata. Guys, Naro tuzabarabura. Umuntu w'igicucu akora kuri televiziyo. Wagiye umbabara. Wenda baba bakeneye bimara. Abo wakimaraho. ariko noneho mbata Ariko mbata ni ishuri yanjye ndazuka njyayo nshaka iyo story ukuntu barinze kuyagutera ku munwa. Oya umvukuru amajari imbwa aruko arara mu nzu. Niyo mpamvu neza ko kantu ni kakanu navuze mbere ngo ndimbwa biri kububu amajari imbwa nukarara mu. Wabyumvishe bya bintu navuze mbere ukomeze. Kurara Genda wishyura undi mwana. Amaji ni umuntu. Oya umubebe yarambwiye ati nimba ugiye gusohoka ugiye kugenda mfungirana ntaribi. Noneho Amaji amenye ko nagiye avuga ati nanjye reka nihiringe kandi ababizi nanjye ntago njya nabi. Tereka nze nihiringe. Naje kwihiringa asanga abafunze avuga ati rega n'ufunguze yana rutwaye n'iki byose. Noneho Amaji azarakaye adusanga aho twicaye kuri bare. Imbata mugene undi mwana ataye wana. Ngubi. Kandi Museze arabizi umwana twamukuye i Kigali. Ngaho wumve ikibazo uyu munita afite. Ninjye wari wazanye na iyo timu yose aramukingiranye. Nimba utamushaka sinavugira hejuru. Amaji mumeze bon? Umeze bon. I love you brother. Urakoze cyane rata niwumva abana bavuga kizima. Atangiye gutera ivi. Oya sha ntago gukunda umuntu yagari kwa guterera ivi. Amaji ndumufana nawe ndamukurikira. Amaji ndumufana nawe ndamukurikira kandi ni nkokora bazitera. Ndamukina nuko wayitemba ngiye kuzanamo ibyahise kandi turi mu mihanda ibyo mujye mubivugira mu gikari si ngombwa ko bajya batarapida hari. Ariko mbata ibintu nta n'ibisanzwe bya showbiz byaraga. Ariko Amaji ni ukuri kw'Imana abantu bari kukubwira ngo warazimye abo nibo bazimye kuko ntago indirimbo zawe Jessica ushobora no kuri radio bajya hose irahari kuri YouTube zirakinwa. Hari rero umuntu yaba ahinduye akazi ibyo ntago ari ibya danje. Isa umuntu ashobora kuba ari umwarimu ejo akaba gitifu ejo akaba meya ibyo nta bya danje. Mukira aho ngaho abantu mwese muzi indirimbo za Amaji abitse atarasohora. Murebe ibiganiro biriyo bata wagiye ucece kandi Amaji ni ukuri kw'Imana ikintu mbashije gushimira n'ukuntu wicisha bugufi buriya ni gake gashoboka ushobora kubona umuntu ufite izina nk'iryawe yemera kuvugana nk'abantu nkatwe ni iby'agaciro. Nagura umuntu yego ariko hari abatabi agaciro. Uri hano kuri iyi si udaca bugufi iyo yakubwe. Nanu utikora mu kibuno. Ese umuntu nakaje abihugura. Oya nta muntu utikora mu kibuno. Guca bugufi ni itegeko ntago ari ibintu basaba. Dore bazi n'abantu rero uzahorane mwana wanjye ni byiza kandi nshimira TikTok nta hantu nari kuzahurira nawe kuko ni kenshi twahuriraga n'ahantu wa performance ariko ku buryo kuko ubona biba bigoye ariko TikTok yazigiye n'ukuri ngenda yishimira. Naje ndaceceka kuko waganiraga n'abasaza ndavuga reka ngusuhuze nkubwire ko ngenda hari tu
n'agasabu mba naragakoze ibyo ntabwo ari baba bambwira ngo ibyanjye. sinzagaruke ni iki wabwira abo bantu Abakubwira ngo ntuzagaruke ngo kuri TikTok sinzagaruke ngo majije kurambirana abo ni abasazi ntuzagaruke se nibo bakwereka aho ujya. Sinzi uwo babwiye ngo nareke, sinzi uwo babwiye ngo nahagarike gukina, sindi buvuga ikipe bari bamuburije arababwira ngo njya guhitamo umupira ntabwo ari mwe mwabinzanyemo. ndamuzi ndanamushuhuje ni ku mutima kabisa no kubivamo ntabwo nzabanza kubategura. Abakubwira ngo uve kuri TikTok rero abo ni abasazi rekana nabo. mujye mwibuka ko ari twebwe twabikoreye. Amajide Black. Ni umufana we buriya yaramwitiriye yaje yatanze nayibonye yatanze utugifuti ahubwo yakukundisha n'utunguru uvuge. Nyine ikintu cya danje ni gute umuntu yumva ko naje kuri TikTok bikamugiraho ikibazo. Amaji namwe muri kuri pano mureka tugaruka inyuma ho gatoya. Hari indirimbo yitwa Arambona Gaseka ya DJ ya ndirimbo ikibasumba haruzuye butapiye ya ndirimbo kugira ngo DJ agushyiremo byagenze bite? yarabinsabye ndabimwemerera ariko narindi kwishakisha kugira ngo kugeza n'isaha aba ari bwo uri kumbaza icyo kibazo kuko iyo ntajyamo ntabwo wari kukibaza ako kanyuma. uzi impamvu nyikwajije Amaji Babita ngwino hano impamvu nyikwajije nawe ubanje gutekereza kuko urabizi impamvu nyikwajije. bereka umwana wanjye amasegonda umwana wanjye mutwereke bamwita Babita oya naho baba bari kumwe ntago bayigira kireka ari umwana uri wenyine. Wow, c'est joli ma fille, bonjour. noneho kumva abantu bari kuvuga ngo Amaji ntagabana n'umwana we, ubundi wamenya iby'iwanyu urashaka ibyanjye urabishaka ye. Ubundi hari abantu baza kuri imyanda batanariye batananyoye amata mujye mubareka. Oya bari ariko ngiye Amaji ntabwo mubizi njyewe ndabizi mfite bro wanjye wabaye addicted n'indirimbo zawe. Urumva Airtel yazanye ubutelefoni ikagihereza abashumba abantu bose bisanze imihanda mujye mubabarira. Hari n'abaza batazi iyo baturutse bagapfa kuvuga ubusa. Hari n'ababa batazi aho babwira ikibazo cyabo nta nubwo baba bazi ko bari kumforowinga bari no kunyinjiriza. Nicyo kibazo cyo mu mutwe cyane bro. Ahubwo nyine account kandebe niba warayihuje na TikTok ra kandebe YouTube yawe kihuye na TikTok. ntabwo bihuye. Hasi ntayiri uzabihuze bajye bagukorera sub hano kuri TikTok. Dore nk'ubu ngubu ntumaze kubura nka zingahe zo kuri TikTok. ariko njyewe reka mbabwize ukuri Urumva afite abantu 50 bari n'abandi bari kuyuza bagenda. Iyo abamaze guca hano ni benshi kandi subscribe yo kuri TikTok icyiza cyayo uyikora ufitemo byibura $2. Mbata njyewe ntabwo nababeshya nkunda kuganira no kurusha kuririmba tu kuko niyo ndi kuririmba mba ndi kuganira ibintu kandi umuntu ashobora kumva. Nase nimba mbonye ahantu naganira nkumva ibintu byanjye biri kumvamo nk'uko mbyumva, wowe ukaza uri umukandanzugi ukamubwira ngo aho hantu ngo have sindye wawe sinkuguje nta deni nkubamo, urumva icyo atari ikibazo? Ni problème. Ni problème. Mbata nimba wikundira comedy, yes, nibyo nimba utabyumva mbata muzajya muri comedy. Nimba utabyumva byihorere bireke ndetse ngo kiriya gikaruvati cyawe ntacyo nzakubaza nta n'icyo ngusabye ngo amaperike yawe mbatse ibintu byanjye ku murongo. Rero ntago nimba udakunda comedy byihorere bireke.
ni nayo mpamvu ubona mu muhanda haba hari imodoka na moto umuntu agatega moto kandi ari kureba imodoka buri wese atega icyo ashaka. nubona batangiye kuvuga ku bikorwa byawe ujye umenya ko aribwo birimo birakura. noneho reka mbahereze sitori kandi nziza kandi ishimishije kugira ngo mbe brand ambassador wa Livestock Bank, uruganda rwa mbere mu gihugu ruturagisha inkoko. Nabikuye kuri TikTok. none se igiti kirimo imbuto nicyo bateramo amabuye sha. Wow. umuntu yakurwanya gute se udahari? ubwo yirwanyije. DJ Ivo yaje, umuntu utagutunze ngo ntukamuteho umwanya. Nta mwanya n'ubu ngubu nuko ndi kumwinjirizaho, ariko nta mwanya nakamutaye. abo bana b'imbwa bareke bahoshe, niba abana ariba banashonje. Mbabarira wisebye imbwa, mbabarira wisebye ariyo yose yireka. urumva abantu barashonje ntibariye. Amagi njye ndishakira amagi n'inkoko. babyutse bahumura nabi mu kanwa ntibabashe kubona n'akantu bacisha mu kanwa ngo bahumure neza. njya kubereka bafite urwabura rwa serera. Yego. Genda twiyerekera inkoko Amagi. ndakwereka inkoko nkwereke n'amagi. njye ndishakira amagi n'inkoko, ibindi byo aba bihorere. Guhindura akazi se ni ikibazo. ahubwo Muri gana nubwo yagahinduye ashobora kuba ari muri pose akazaza aziye rimwe. Ese ubundi kuki abantu bashaka kumenya ibyo umuntu ateganya n'ibyo ari gupanga? Nta manager we uri hano ubundi wayi kubera iki mumwinjirira? uranshakaho iki ko nta kintu mpfana nawe cyo kuvuga? ubundi se baragira ngo aririmbe ibiki byananiye? Umuntu ufite ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri, Amagi ibintu yinjiyemo mbimenyeye ahangaha nubwo nari mbizi. natwiyerekeye Imana ndagira ngo mbabwire, nimba hari abantu ba mbere bafite amafaranga muri iki gihugu cy'u Rwanda ni abantu borora inkoko. Hari umumama ahangaha narahasuye ari inkoko n'inkwavu. hari umumama w'umushuti wanjye nari ngiye kujyamo namubwirane, udafite miliyoni runaka ntago wajya mu nkoko. ariko hari inkoko yanjye ntararya. ariko Amagi imishwi yarabuze, ariko hariyo nshobora kwita mbata hano turita. none se urumva none se mbata we uri nyarwanda isa ntabwo urufunguzo iyi sake ariko twayigira inama muri iyi weekend. wayibonye? ushobora kuba wararutaye Njye nushaka imwe uramuha yo kurya se. none se ko ngewe nta kibazo mfite, erega Imana yacu nayiba. Imana yacu irigana natwe. noneho Amagi aya si amagi. ngiye gushaka ibirungo, ngiye gushaka ibirungo byayo. manuke na gadi wanjye tuze. aya si amagi. Amagi nushaka imwe yo kurya uramuha. noneho dore ndi gukora izindi. Jackie waguze inkoko koko Amagi urazikorera, uzi ukuntu imishwi yabuze, ahubwo wowe mpano kuraje pe felicitation. Njyewe ndazikorera. Abantu borora inkoko i Rubavu ikibazo bafite muri iyi minsi ni ukubura imishwi, ukaba ufite igishoro ukabura imishwi. ariko modereta wabwiye nimero ni 0782927275. Vugagaho rutihuta inkoko z'inyama zo korora, Subiramo nimero bro, uri buvuze nk'uri kuri moto. reka nyipininga muri comment muyirebe. byaba ari byiza cyane kurutaho. ntushyireho 0. ibyo ndabizi. kuwa gatanu nimugoroba ashyizeho 0 ntabwo bayemera. mbata wemeye ibitunguru n'inyanya. nemeye ibitunguru n'inyanya n'urusenda. ariko mwabakanda nzugi mwe, reka mbabwire
tekereza ariko inkoko zishobora kukugurira imodoka mu minota 3. Amaji kuraje njyewe nziranye n'abantu barenga 3 borora inkoko i Rubavu n'ukuri kw'Imana n'abakire ko inkoko zirahenda ugira ngo ufate igishoro cy'inkoko turabizi ibiryo byazo byonyine naho zaba ari inkoko 200 kugira ngo uzigaburire ku munsi. Hano hari umuntu ngo ushaka kumenya ukuntu yabona iyo mashini. Zirahari mashini zirahari. Noneho nkweretse uziko ifumbire ihenze kurusha umuziki. Ni izina ry'Imana. Ifumbire. Reka muhe nimero ze kukubaza kuri WhatsApp yawe. Mugwane. Ariko se nk'uyu muntu uri mu gishanga abantu nk'aba baba arantuka hano kuri live mujye mubagora hano nakubrotse Imana ikundinde cyakura mu izina rya Yesu. Abantu nk'aba baza gutukana mujye mubagoroka imukurire na Satani mwogoshe. Dore akantu mba nkoreraho ngaka kanyu mba nateretseho ababwira ati aka kavuye mu nkoko twumvikane. Hano nako mu nkoko. Davis naguhaye nimero ya Amaji akoresha karimo ubukoko. Uraza kumwandikira kubwire ukuntu wabona. Karimo ubukoko koko. Imana inkoko ni ikintu cya danger kandi ngiye mba barabura ntimwumve. Kanze nkwereke nakandi. Yewe ntago njya nyine. Reba ruguriri. Za nkwavu waraziri urazimara. Rebye ruguriri. Nyine. Za nkwavu waraziri urazimara. Inkwavu nazijyanye muri Genesis Comedy ndazitanga ndabibahereza bati. Njyewe nagiye muri Genesis. Amaji n'ukuntu urukwavu ruryoha. Nagiye inkoko n'urukwavu. None kuko nirukanka ngiye mu kiganiro. Ngenda tutaziri ariko ejo bundi kwa gatanu tuzaza no twicare twotse ngenza abandi mucoma nambaye itaburiye. Umva nkubwira ikintu cya Danzimana ariko n'umugabo w'umukire wangiriye iyo nama nanjye reka nge mbasangiza. Nimba ushaka korora ikintu gishireho umutima wawe wose. Muvange ngo nzanye inkwavu ngo na dendo nimba ari inkoko ni inkoko kuko yarangereranyirije arambwira ati nimba wakunze umusore cyangwa wakunze umukobwa nemba ufite Alisa ukazanamo Françoise ukazanamo Fiona urabigenderamo. Nimba ushaka korora inkoko urora inkoko. Rero nanze kuzica inyuma inkwavu ndazitanga. Ariko ni nabyo. Kuko urumva nago najya kugura ngo nje no gushaka abantu bahira. Nta nubwo nahise mbyumva yarabimbwiye ndabyumva. Yego. Ni nko kuvuga ngo nimba uri umusiramu wishaka guhita uba n'umugaturika ngo ubaye nk'umudive oya. Amaji kariya ka incubator gahagaze nk'amafaranga angahe gaturaga imishwi igana gute? Naguhaye nimero yiwe yo babahaye nimero ngo mubivugira ibyo bijyana inbox ni business ntago biganirwa kuri pano. Ariko hari n'umuntu ari reka muhereze sample nka kariya gashobora gukora 200 ariko hari n'utwa 500 hari n'utw'ibihumbi 10. Aka 200 nge ako kadukiya niko nshaka. Ubwo turaza kubivugana inbox rero. Yego rat. None ngo sinzaze kuri TikTok usha. Wowe turi no gukorera akazi hano. Ubusabirwa bayicururizaho bakurusha iki? Ariko ikintu cyaganje ukuntu bura bworozi bwanjye buhagaze bita ibyiciro.
ni ukuvuga ngo hahandi naberetse harimo isake haba harimo inkoko nyarwanda, noneho iyo ziteye amagi njya kuyaturagirisha hehe muri kariya kamashini. Bivuze iki rero? Inkoko z'inyarwanda ndazifite zigiye kuva mu magi yazo nyine 21 igiye gushira, hagira n'izindi zitera ibyo bintu. Umugwaneza ufite amayiko myutingi wongera myutungure cyangwa ujye muri WhatsApp ngo myutungure, ariko mwese mwahise muvumbura cyane myutungura ko myutungura. Kandi ikindi kintu nabwira abantu nk'uyu muniga ushaka kariya kaboro, hari udukaje wanatereka mu rugo iwawe ukeneye kuzajya ziba zirimo nta mwanda ntaki. Amaji ngenda guhuza n'abakiriya babiri b'Rubavu seriye. Oya Amaji nahita ncanganya. Ndaguhuza nabo kuko ni abantu bafite ibiceri, kugira ngo babone imishwi babanza kuyikura i Kigali. Urumva rero bibaye ngombwa ko bazajya naho i Rubavu nta muntu wituragira uhari pe. Urumva abikoze business yabona ibiceri. Namwereka n'ibyuma agura ntibazongere kugaruka i Kigali. Njyewe ndaza kuvugisha ni wendinga. Tufite nimero zanjye? Ndazifite ariko ndabanza mbavugishe kugira ngo guhamagara. Nano hasi wazipininze. Mu gihe Mbata yambaraga ngo nze kuririmbira Ubavamo iry'itanu. Ariko Mbata, ariko se wowe waririmbaga ibiki byananiranye wanya na imbwa? Kurakaye bagiye kunyihereza Amaji yo umugwane nari mfite igitekerezo waretse kwa gatanu hazaherekeza abamba akayikeneye. Ndumva yaguflowinga none akakwandikira ukayimuha, kuko hano hasi ari nuraza kumuhamagara ari Rwesa mubwire ndagushaka mpakazi. Izo stress za pere zitarimo business nta. Oya njyewe nikundira utuntu twa business. Umva ukuntu umva hano hari n'uyifata akaza guhamagara nta bintu bishinga. Ayikeneye yajya abanza akamuflowinga.